Umumarayika w'uyu munsi, Kristo Yesu akuzwe muvandimwe, igisingizo cy'Imana. Ese wari ubizi ko waremewe gusingiza Imana? Ese ujya uzirikana ko uri urukundo rw'Imana? Uzi ko ufite ubukungu utashobora gucukurwa ngo bugushiremo, udashobora gusahurwa ngo ububure, ubukungu butashira icyanga, ubukungu butabura urumuri, buguha isura, buguha kubaho wumva ufite umumaro, atari uko wabonye ibyuzuye, atari uko wasubijwe muri byose, ukanyurwa, ugatuza kandi ukitanga, ukaba igisubizo ku bantu bose. Umva inama Pawulo mutagatifu akugira, arakubwira ngo ngaho rero nimukurikirane urukundo, niryo banga. Kurikirana urukundo. Abanyakorinto ba mbere umutwe wa 14 umurongo wa mbere akabishimangira avuga ko urukundo burya rugira igisingizo. Ni byiza ko twavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika. Ni byiza ko twakwifuza kugira ukwemera gushyigura imisozi. Ni byiza ko twakwifuza kugira impano zikora ibitangaza n'ibindi bisumbyeho. Ariko ibyo byose Pawulo aravuga ngo hari ikibiruta byose, hari icyo byose byakomokaho, maze n'izo mpano zikagufasha kubaho mu rukundo. Ni igihe byubakiye ku rukundo, kuko bitari mu rukundo ngo ni ubusa. Abanyakorinto ba mbere umutwe wa 13 umurongo wa 2. Urukundo rero nkubwira muri iki gitondo guharanira. Burya urukundo ntirwizana. Inshuti ziza zirashakwa. Ibihe byiza umuntu arabirema, akabiharanira. Urwango umuntu ararwirinda. Ibitekerezo bibi umuntu abigendera kure. Icyangiza umutima wawe, icyanduza ibitekerezo byawe, igihumanya cyose, uyu munsi uragirwa inama yo kukirinda. Ijambo ry'Imana rirakubwira ngo kenshi Imana ihamagara izina ryawe, ikakubwira ko ikuzi, kuko yakuremye gukunda, ikakubwira ko iguhozaho ijisho, ikakubwira ko icyaha, amagorwa, intege nke byose bitwikiriwe n'impuhwe zayo. Ariko ikakubwira ngo genda nawe ugenze utyo, kunde Imana ukunde na mugenzi wawe. Muri uyu munsi rero vugira ijambo ugira uti: Mana uri data, numva mfite ubwishingizi muri wowe bwo kuba umwana w'Imana. Numva kandi kunkunda, nkaba nararemewe gukunda no gukundwa. Bityo iminsi yo kubaho kwanjye yanditse mu gitabo cyawe. Ngiye kubaho ubuzima umpaye mu rukundo.
ngiye guharanira ko ubuzima ndimo kubaho butanga urukundo, burema ibihe by'urukundo, buzana ubusabane, kandi niyemeje ko urukundo ndugize intego, ntabitewe n'ibimpungabanya, ntabibujijwe n'abanyanga, n'abampigira, n'abangirira ishyari. Intego y'urukundo izarushaho kugira imbaraga nukunda uri no ku musaraba, kandi ugakunda udategereje wowe kwiturwa, ahubwo wowe jya ubanza urukundo. Hari amagambo rero 3 yajya gufasha: pardon, mbabarira, merci, urakoze, excuse-moi, nyihanganira, cyangwa se nshiye bugufi, nsabye imbabazi. Pardon, merci, excuse-moi.